cyacu. Benshi baravuga ngo amadini ngo yabasa abantu ngabambura ubwige bwa ari idini. Ibyo ntabwo ari idini, ibyo twabyita ubutekamutwe ahubwo. Si byo se? Urabona nko muri Kenya hari umugabo wari warakoze itorero babonye hafi abantu 400 yarabahatirije kwiyicisha inzara bakarinda bapfa. Bashizemo bakababwira ko bwo bazajya mu ijuru. Ariko ibyo ntabwo twayibonye. Iyo tuvuga inyigisho za kiliziya niyo kiliziya y'Imana. Ibyo bindi ntabwo ari bivuye ku Mana. Sibyo? Ubwira abantu ngo nimwicisha inzara kugeza bapfuye atinze kumubona. Bati muravugana nande se? Ndetse ni umuntu uriyo. Murasaze ko ntawo mbona. Ati niba ari umuntu ati tera yibuye urebe uko bigenda. Ariko abandi bari batwaye buruhu. Ntangiye mbasuhuza nshuti bavandimwe bakundwa, nshuti zacu Aheza Arakiza official. Turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'igihugu, bari mu majyepfo, bari mu majyaruguru, bari mu burengerazuba, mu burasirazuba bw'igihugu. Mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turi kumwe na Padiri Tuyishimire Patrice. Padiri, mwiriwe. Mwiriwe neza. Nanjye nitwa Alexis. Tujye gukomeza n'inyigisho uyu munsi za Catéchisme de l'Église. Turi kwiga inyigisho za kiliziya, ibyo kiliziya yigisha, ndetse tunamenya Imana muri rusange, ndetse n'amahame akwiye kuranga umukristo. None rero mbahaye ikaze, mbashishikariza gukora subscribe, musharinge, mwereke inshuti, mujye mureba ibiganiro mu birangize kugira ngo n'ubutaha uzamenye isomo aho ryarangiriye n'aho dusubukuriye, kugira ngo tugume tujyane mu kwemera kandi kuzima guhamye. Padiri rero agiye gutangira dusengera, hanyuma ananzika akomerezaho isomo. Mbahaye ikaze. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Gwina Roho Mutagatifu, sanganya imitima y'abakwemera bagukunda, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, n'isi zabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Padiri murakoze. Ngira ngo ubushize ikiganiro twari turimo twiga ibijyanye no kwemera. Uyu munsi ngira ngo ugiye kudukomereza utubwira, nyuma yo kutumenya ukwemera n'iki, noneho tugiye watubwira amahame yo kwemera n'ayahe. Kurakoze. Ubushize twarebye uwo twemeye uwo ari we, Imana yonyine imwe rukumbi. Yego. Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Twarebye isano bafitanye wa persona Mana, uburyo bunze ubumwe, uburyo ari Imana imwe mu butatu butagatifu. Tukaba tubemera uko ari Imana imwe mu butatu butagatifu. Yego. Uyu munsi rero tugiye kureba ibiranga ukwemera. Icyambere, ukwemera ni ingabire y'Imana. Igihe Petero Mutagatifu yahamyaga ko Yezu ari Kristo, umwana w'Imana nzima, Yezu yamuhamirije ko ibyo atabihishuriwe n'umubiri n'amaraso, ko ari se wo mu ijuru ubimuhishuriye. Tubibona mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 16 umurongo wa 17. Ukwemera ni impano y'Imana, ni umugenzo mwiza ndengakamere utangwa nayo. Ngo tubibona mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyagalati umutwe wa 1 umurongo wa 15 kugeza ku 16. Kugira ngo umuntu yakire uko kwemera, akenera ingabire mvajuru zimufasha n'imbaraga za Roho Mutagatifu zimushyigikira. Yezu abwira abigishwa be, abakomeza abateguza ibihe bikomeye bazahura nabyo, yarabwiye ati ntimuzibaze ibyo muzavuga, ni Roho wa So uzabavugiramo. Ati igihe bazaba bafashe babajyana
mu rukiko ntimuzibaze ngo muzavuga iki ngo muhagarike umutima. Mm. Ni roho wa so uzabavugiramo. Yego. Ivanjiri y'Amatayo umutwe wa 10 umurongo wa 19. Mu magambo make rero nta muntu wavuga ngo ngewe ngiye kwigeza ku kwemera. Ukwemera ni ingabire y'Imana. Imana niyo ifata iya mbere hanyuma umuntu agasubiza yego. Kwemera ni ingabire y'Imana, ni ingabire mvajuru. Icyo ni kimwe mu biranga ukwemera. Icya kabiri ni uko ukwemera nubwo ari ingabire y'Imana ni n'igikorwa cya kimuntu. Ni igikorwa cya muntu nanone. Hambere ni igikorwa cy'Imana ariko aha kabiri ni n'igikorwa cya muntu. Kubera iki? Kwemera bishoboka iyo umuntu ashyigikiwe n'ingabire y'Imana n'ubuvunyi bwa Roho Mutagatifu. Ariko nanone kwemera ni n'igikorwa cya muntu. Ntibinyuranye n'ubwenge n'ubwigenge bya muntu ko yakwiringira Imana akemera ukuri y'ubwayimuhishurira. Ni igikorwa mvajuru ariko cyakirwa n'umuntu. Yego. Banga umuntu atakwemeye ntabwo Imana yamugutsindagiramo ku ngufu. Ndagutegetse emera ku ngufu bitaraba nabi. Nakubaza kuvuga ngo ndabyanze bimuhatire ibimushyiremo ku ngufu. Imana itegereza ugushaka kwa muntu ko kuvuga ngo yego ndemeye. Ni mpamvu rero ukwemera ari n'igikorwa cy'umuntu. Ndetse nk'uko mu mibanire yacu isanzwe y'abantu kugira ngo abo twizera ibyo batubwira, ibyo badusaba, ibyo bivugaho n'amasezerano badukorera bitabangamira icyubahiro cyacu. Urugero nko mu gushyingirwa k'umugabo n'umugore. Bityo ibyo bikinjiza mu mubano no mu busabane hagati yabo, bikinjira mu mubano cyangwa mu busabane bwabo. Ni nako rero bitabangamiye icyubahiro cyacu kwiringira no kwirundurira Imana itwishurira n'ubwenge bwacu bwose no gushaka kwacu, maze tukinjira mu mushyikirano magara nayo. Ni ukuvuga ngo bya bindi bivuye mu ijuru Imana itweretse duhishuriye, kuba twabyakira ntabwo binyuranya na kamere yacu. Kamere yacu n'ubundi iremwe hari ibyo igomba kwizera. Abantu barizerana. Hano baduhaye urugero rwo mu gushyingirwa, aho umugabo n'umugore basezerana kubana badahemukirana, bakizerana, umwe akiyegurira undi. Ibyo ngibyo ntabwo bibambura kamere yabo y'ubwigenge, kamere yabo yo guhitamo icyo umuntu ashaka, na kamere yabo y'ubwisanzure. Kugira uwo twizera ntabwo bitwambura icyubahiro cyacu. Benshi baravuga ngo amadini ngo yabasa abantu ngo abambura ubwigenge. Oya, ntabwo bihabanye. Kwemera Imana ntabwo bihabanye n'ubwigenge bwa muntu, ahubwo ubwigenge bwa muntu bufata icyemezo cyo kwemera Imana cyangwa kuyanga. Ntababikora batyo se Padiri? Bate? Ugasanga hari idini rishobora kuba ryarambuye abaribamo ubwigenge. Ubwo ntabwo nk'urugero. Urabona nko muri Kenya hari umugabo wari warakoze itorero, babonye hafi abantu 400 yarabahatirije kwiyicisha inzara bakarinda bapfa. Bashizemo umwuka babwira ko bigo bazajya mu ijuru. Ariko ibyo ntabwo ari idini. Ibyo ntabwo ari idini. Ibyo twabyita ubutekamutwe ahubwo. Si byo se? Naho idini ntabwo ari ukuri. Ariko urumva ryari idini ryari ryarashinzwe hafi muri za 2002. Ariko urumva ni muri za 2018. Urumva igihe ryari rimaze ko cyari hafi imyaka y'umujura itaragera, iminsi y'umujura 40 itaragera, akomeza kuzengereza abantu. Ariko urumva turaza kubibona cyangwa se tubibona uyu munsi, tuzabibona ikindi gihe. Ukwemera ntabwo ari uk'umuntu. Uwo muntu umwe, ibyo yemeraga by'umuntu umwe, ntabwo kwemera k'umuntu umwe kugira kwaba uko abantu bose. Ibyo
n'ubutekamutwe niko nabyita. Ubutekamutwe niryo ryari ngirwadini, naho ubundi ukwemera nyako ntabwo konona ubwigenge bw'umuntu. urumva Imana yahatiriza abantu bayo kwicisha inzara kugira ngo babone ijoro. Ubundi nyine ikizakubwira ko idini riri mu buyobe ni ukwambura abantu ubwigenge bwabo. Naho ubundi kurikije uko twayibonye, iyo tuvuga inyigisho za kiliziya, niyo kiliziya y'Imana. Ibyo bindi ntabwo ari ibivuye ku Mana, sibyo? Ubwira abantu ngo nimwicishe inzara kugeza bapfuye, ibyo ntabwo bivuye ku Mana. Ibivuye ku Mana ni ibingibi turimo tubwira abantu. Naho ibyo bindi n'ibindi mwabonye cyangwa mwumvise, wabonye binyuranye n'ibikwiye ubwigenge bwa muntu n'icyubahiro cye, ibyo ngibyo ntabwo ari iby'Imana. Kandi ngira ngo mu ntangiriro z'amasomo twatanze kavuze ko mu bintu Imana ya Satani cyangwa se ikibi yangira umuntu ari uko Imana yamuremanye ubwigenge. Ubwigenge ndetse ugushaka kwa muntu, kumenya guhitamo igikwiye mu bwigenge busesuye. Ibyo ngibyo shitani nta nubwo bigira biteye bityo, bimeze bityo. Tuzabibona wenda, ariko bimwe mu byo shitani igirira umuntu y'ishyari n'ubwo bwigenge. Kimwe rero na uko Imana idafata umuntu ku ngufu, ni nako burya shitani n'ubwo ihatiriza, ariko nayo ikenera ko umuntu agira akayifungurira, agira uruhare rw'ubwigenge ayigaragariza kugira ngo nawe imukoreshe. Ukwemera ni igikorwa cya muntu, igikorwa cya kimuntu, kuko ntabwo gushikamira ubwigenge bw'umuntu, ahubwo ni mahwe. Iyo umuntu Imana imwishuriye akabona ibyiza byayo, akabona icyiza imuhamagarira, mu bwigenge busesuye arikiriza akavuga yego. Mu kwemera, ubwenge no gushaka bya muntu byunga ubumwe n'ingabire y'Imana. Ingabire y'Imana ntigenda yonyine mu kwemera, hanyuma n'ubwenge n'ubwigenge no gushaka bya muntu ntabwo bigenda byonyine, byunga ubumwe n'ingabire y'Imana. Bityo nk'uko Mutagatifu Tomasi wa Aquino abivuga, kwemera ni igikorwa cy'ubwenge bwemeye ukuri kw'Imana bubibwirijwe no gushaka kwa muntu kwashituwe n'Imana ibigirishije ingabire yayo. Iyi sano sinzi niba uyumvise. Ukwemera ni igikorwa cy'ubwenge bwamaze kwemera ukuri kw'Imana bubibwirijwe no gushaka kwa muntu, nako gushituwe n'Imana ibigirishije ingabire yayo. Ingabire y'Imana ishitura ugushaka kwa muntu, ugushaka kwa muntu kukamurikira ubwenge, ubwenge bugafata icyemezo cyo kwemera. Ndemeye. Uribuka Tomasi wahakanaga izuka rya Yesu? Buriya bajya bavuga cyane bakunda kwifashisha kenshi ati sinemera, ati Tomasi Yesu yaravuze ati ngewe nzemera ari uko mbonye imyenge y'imisumari bateye mu biganza nirebera, nkabona urubavu aho bamuteye icumu ngakozamo n'urutoki. Yesu amubonekeye amwereka ibiganza, bati ngaho ngwino ukozemo urutoki no mu rubavu ukoremo maze ubone kwemera. Ugira ngo Tomasi yakojejemo urutoki se? Ubwenge bwe bwahise bumutegeka kuvuga ati ndemeye. Atabigirishije nuko atewe ubwoba, ahubwo abigirishijwe nuko ibyo yiboneye bihagije. Tukaturebera isano y'ukwemera n'ubwenge. Ni Gatigisimu nimero 156 tugezeho. Impamvu zo kwemera Imana ntizituruka ku kuba iby'Imana duhishurira byumvwa n'ubwenge bwacu busanzwe.
twemera tubitewe n'uko ibyo twemeye byaturutse ku Mana idashobora kwibeshya kandi ntibe yashobora kutubeshya. Ntabwo twemera kuko ubwenge bwacu bwumvise, ntitwemera kuko ubwenge bwacu bushoboye kwakira ibyo Imana duhishuriye byose uko byakabaye. Twemera tubitewe n'uko ibyo twemeye biturutse ku Mana idashobora kubeshya cyangwa kwibeshya. Kuko umutwe wacu, ubwenge bwacu buracagase, ni buto, ni buke, ntibushobora kwakira iby'Imana byose ngo bikwirwemo. Utegereje ko bizakwirwamo rero wanasandara. Ndetse urumva we ubu se uruhinja rwashaka kumva se cyangwa nyina uko yakabaye? Ngo ntirugerageze kubyumva, cyangwa se tureke n'uruhinja dufate n'umwana umwana mukuru n'uwabaye umugabo yagerageza kumva nyina na se ngo abumve bose uko yakabaye abashyire mu mutwe we, kandi bose angiye kamere. None tekereza umuntu ikiremwa ashaka kumva uwamuremye, ubwo se yabyumva? Ngiye kumwumva. Tereka abantu bagira ubwenge, tese yatoboye aha kuki atatoboye hariya. Ntabwo ikibindi gishobora kubwira umubumbyi ngo mbumba gutya. Icyo ni ikigereranyo cyiza rwose. Natwe rero ntabwo twemera Imana ku mpamvu z'uko ibyo yaduhishuriye ubwenge bwacu bwabyumvise, kuko ubwenge bwacu hari ibyo budashobora kumva. Ahubwo twemera bitewe n'uko ibyo twemeye biturutse ku Mana idashobora kwibeshya kandi ntibe yashobora kutubeshya. Nyamara kugira ngo kwemera kwacu kubahwe n'ubwenge bwacu bwa kimuntu, Imana yashatse ko ibyo Roho Mutagatifu akora adushyigikira, adutabara, biherekezwa n'ibimenyetso bigaragara kandi bifatika by'ukwigaragaza kwayo. Niyo mpamvu ibitangaza bya Yezu Kristo n'iby'abatagatifu, ubuhanuzi, ikwirakwira kwa Kiliziya n'ubutagatifu bwayo, uburumbuke bwayo n'ubudahindagurika bwayo, n'ibindi bikorwa by'indashyikirwa ari ibimenyetso bifatika by'ukwishurira abantu kw'Imana biri ku rwego rw'iby'ubwenge bwa muntu uwo ari we wese bwashobora kumva. Hari imune indirimbo zo mu masengesho y'abihaye Imana, igitabo cyitwa Breviaire, harimo iyo kuri Pasika ivuga ngo niba tutemera izuka ryawe kuko tutakubonye uzuka, izi mbaraga ziduhagurutsa tukajya kugusingiza ziba zivuye he? Nitwemezwe n'izo ngizo. Iyi rukuruzi iduhagurutsa tugasabwa n'ibyishimo bya Pasika, nayo ubwayo irahagije ngo twemere. N'ibi bimenyetso rero bifatika ni iby'Imana yemera ko bishyigikira ukwemera kwacu, kugira ngo tutumva ko turi kugenda mu kigare. Ni mpamvu rimwe na rimwe haba Imana ireka hakabaho ibitangaza, akagira indwara zikira ku bw'igitangaza, abaganga zari zabananiye, hakagira abantu bakizwa amakimbirane kubera Imana, kubera igitangaza cy'Imana, imiryango yaratatanye ukabona iriyunze, imihindagurikire y'ibihe, ibyo wabonaga bitari bushoboke ukabona birashobotse. Tuvuga izuba ryari ryaracanye abantu bagiye kwicwa n'inzara, bagasaba Imana bati tubabarire, imvura ikagwa, bati iyi mvura tuyikesha Imana, naho ubundi twari twahebye, iteganyagihe ryabonaga ko itari bugwe. Ibyo byose bene ngutwo dukorwa, Kiliziya ubwayo kuba yarogeye hose, izina rya Yezu rikavugwa hose, bene nk'ibyo ni ibitangaza bigaragarira ubwenge, ku buryo ukwemera kwacu kutagira ipfunwe. Hari abajya basebya ukwemera ngo ni iby'abatindi, iby'abantu b'injiji, iby'abantu batize. Ukabona wa wundi wize cyane waminuje amenya Imana,
arongera aciye bugufi ati nari naribeshye, agatangira kujya gutanga ubuhamya ati noneho Imana nayimenye. ubundi akenshi ni nako bigenda. Abantu bize cyane ntabwo bakunda kumenya Imana bakerewe, basa nkaho bakerewe nubwo nta gihe cyo gukererwa mu kumenya Imana. Yego. Ariko ubwo rero iyo uwo wize cyane igihe amenye Imana, burya nibwo batangiye kujijuka. Naho ubundi aba yari akiri mu bujiji ku ruhande rumwe, urwo ngurwo rwo kwemera. Abandi bavuga bati Imana niyo abatindi, ukabona umuntu w'umukire nawe ageze aho abona ko akeneye kuyoboka Imana kandi koko akayiyoboka. Ubwo bukaba ubuhamya bwereka ubwenge bwacu ko hari umugabo rwose tuziranye wifashije ufite ubushobozi, yarambwiye ati mbere nanjye nabaga muri ibyo sinemeraga Imana, kugira ngo umenye Imana ati hari ibintu byambayeho mu buhamya, ati hanyuma mpita mvuga ati mpuye n'Imana. Ati icyo gihe ikintu nahise nkora, ese ngenda ndeba ku isambu yanjye mpita nkebaho igipande runaka nkihereza itorero ati mwubake mu rusengero. Arakibaha rwose, aranabafasha kuva ku rusengero. Bati ubu Imana ndayemera ibaho. Icyo gihe rero wandi bavuga ngo Imana niyinjije niy'abatinde, ahita abona ko yari yaribeshye rwose. Noneho ndemeye agendeye kuri ubwo buhamya. Ni ukuvuga rero ko impamvu zo kwemera Imana nubwo hari igihe ziba utazisobanura, ziri mu mutima ukumva ufite ikinyotera. Urebye nk'abantu bakuze, umukecuru n'umusaza bikundira gusenga, ushobora kumuhagarika utari kugura ajya gusenga kubera iki? Ati njyewe icyo mpfa nuko njya gusenga. Afite impamvu nyinshi umutima utashobora gusobanura, atashobora no kuzivuga. Gusa nagiyeyo baca umugani mu Gifaransa niba ari umugani niba ari imvugo ngo le cœur a des raisons que la raison humaine ne connaît pas. Ivuga ngo umutima ugira impamvu, ishingiro ubwenge bwa muntu butazi, budashobora kugusobanukira. Hari ibyo umutima w'umuntu bawumva ku buryo utashobora kubisobanurira abandi. Yago urugero nk'abakundana mu muryango, umwana wanyu ashobora gukunda umuntu, ukabaza wamukundiye iki mu by'ukuri, mukabona nta mpamvu n'imwe yari bugire yo gukunda uwo nguwo. Ariko we nubwo atabasha kubasobanurira impamvu, ariko akumva nta n'icyatuma amureka. Icyo nzi cyo ni uko mukunda, nicyo nta kindi. N'Imana rero ni uko hari ibyo tutashobora gusobanura, ariko noneho igice tubonye ni uko hari ibimenyetso noneho bigaragarira amaso, waheraho ubwenge bwacu bwaheraho bugashyigikira ukwemera kwacu, ku buryo ukwemera kutagira ipfunwe. Ngo wowe niwumva wemera ugira ipfunwe, ujye ugenda wunamye kuko udafite ishingiro, udafite impamvu zo kwemera. Ukagenda wemye uvuga uti impamvu nizi, nazibwira abandi, ziragaragara. Yesu avuga ati niba mutemejwe n'ibyo mvuga, basi nimwemezwe n'ibyo nkora. Bitangaza biragaragara. Ati mubure na hamwe. None nibura niba iby'umutima cyangwa ibyo twakwemezwa n'ukwemera bitari kudushyikaho, tutari kubishyikaho, tukamezwa n'ibyo bigaragarira ibikorwa nabyo cyangwa kugira ikibikwemeza. Wenda wabuze impamvu yo kwemera mu buzima bwawe, amaso y'umutima arahumye, ariko se imbaga yose yemera, icyo cyo nticyakwemeza. Ugahagarara ugafana abo ngabo uti abasiko bemera. Njyewe ntabwo nkunda umupira, ariko ntabwo byantwara umwanya munini kuwufana. Hari igihe rero najyaga gufana umupira ku ishuri, ngiye kwifanira abo nabonaga bazi gufana, nkavuga nti ndajya kureba akana kuko ntafana neza. Nticara ari we ndeba ahubwo. Umupira wenda ndareba cyane ariko igitego kibaye, ariko nkahita mpindukiza amaso nkareba ngo kiriya gitego kigiyemo kuriya, uriya kanaka ari bubyitware mate. Nkareba uko kanaka ahaguruka agafana n'umutima wose,
nkumva ibyo ngibyo nibyo binshimishije kuruta kureba uko bateye mu izamu. Rwose nanze kumuvuga ariko wari uzi gufana cyane. Najyaga muri sare kureba umupira ari we ngiye kureba uko afana. No mu kwemera rero ushobora kuba nta mpamvu wowe ufite zo kwemera, ariko wareba ibigaragara abandi basingiza Imana, ibyiza yabakoreye ukavuga yewe nkurikije uko abandi basingiza Imana, ubwo nanjye nuko hari ahantu ntabona, ahubwo reka mbegere mbabaze ngo mwebwe murabona iki. Unyibukije abana b'i Fatima babonekerwa, harimo Rusiya na Yasenta na Francisco. Abo bakobwa babiri bo bari bakuru, ka Francisco ari gatoya. Noneho iyo umuntu yabonekewe aba yatwaye uburoho, kakumva bavugana n'umuntu katabona kuko katinze kumubona. Ati muravugana nande se? Mbese ni umuntu uriyo? Murasaze ko ntawo mbona. Ati niba ari umuntu, ati tera yibuye urebe uko bigenda. Ariko abandi bari batwaye uburoho. Noneho bakabaza Bikira Mariya ati kuki se Francisco atakubona, tukakubona no kubera iki? Ati ubwo ararangaye mumubwira atangira avuga ishapure ye nawe ari bumbone, kuko Francisco atangiye kuvuga ishapure ye nawe ababonye Bikira Mariya. Bango mu kwemera ntabwo dushobora guhumukira rimwe. Uwemeye mbere ashobora kubona iby'Imana mbere, utaremera agatinda kubibona, akajya baza impamvu abandi bagenda, akibaza impamvu abandi bajya gusenga, akibaza impamvu abandi biha Imana, akibaza impamvu abantu basingiza Imana cyangwa bakora ibikorwa byiza kubera Imana, akayibura impamvu akayibura. Ariko kuko yazayibona agasanga yari yakerewe. Byagendekeye gute? Na Paul Mutagatifu yajyaga yishimira uko Imana yamutoye, ariko nanakibuka ko yabanje gutoteza Kiliziya, akavuga ati yawe ibintu nakoze koko amahano. Ati ni ibiki nakoze koko. Nuko akorera abantu ntabwo bashobora kubonera rimwe ibijyanye no kwemera, ariko hari impamvu zifatika abantu babona bakabona ko zishyigikira uko kwemera kwabo. Rero hari ibimenyetso bigaragaza ukwemera kwacu rwose. Niyo mpamvu ibitangaza bya Yezu Kristo n'iby'abatagatifu, ubuhanuzi, kwirakwira rya Kiliziya n'ubutungane bwayo, tubona abantu umutima mwiza rwose, ko n'umuntu kuko yemera, kubona ko afite umutima mwiza, afite urukundo, nka Tereza bikarikuta, urukundo rushashagirana cyane, ku buryo bikurura ari abemera bikabongera imbaraga, n'abatemera bikababera agashashi. Ibyo ni ibimenyetso bifatika by'ukwihishurira abantu kw'Imana, biri ku rwego rw'iby'ubwenge bwa muntu uwo ari we wese bwashobora kumva. Ni impamvu zumvikana zigaragaza ko kwemera Imana atari ubuhumyi bw'umutima na roho. Ntabwo abantu bemera buhumyi, abenshi baravuga ngo bemera ngo mwebwe muri injiji, mwarahumye, babishe umutima. Ntabwo abantu bemera ari impumyi z'umutima, ntabwo bapfuye umutima, ntibapfuye ubwenge, ntibapfuye roho, ahubwo ubwenge bwabo, roho yabo, umutima wabo biba byaramurikiwe, byarabonye urumuri rutuma bibasha kubona kure, ukareba ukageza kure. Baravuga ngo umunyabwenge buke iyo umweretse ukwezi areba urutoki. Bavuga ngo dore ukwezi, wakaba arareba ku rutoki. Ukwemera niko gutuma urenga rwa rutoki ugakomeza mu kirere, ugakomeza ukareba n'ukwezi. Ibyo ni ukwemera kubikora.